Ishusho y'icyerekezo 2050 isobanurwa ubu u Rwanda ruzaba ari igihugu gikomeye mu bukungu n'umutekano, ubuzima, ibikorwa remezo n'izindi nkingi z'imibereho. Ibi byose bigomba kuba biganisha ku mibereho yo ku rwego rwo hejuru ku banyarwanda bose, nk'uko Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi bigaragaza mu bitekerezo by'ibanze biganisha kuri iki cyerekezo 2050. Umunyarwanda azaba yinjiza ibihumbi 12 by'amadolari ku mwaka, mu gihe ubu yinjiza amadolari 720 ku mwaka. Abaturage bakira neza kandi bakagaragaza icyizere muri iki cyerekezo cyumvikanisha u Rwanda ruteye imbere. Dore ibyo bamwe mu baturage twaganiriye bavuga ku cyerekezo 2050. U Rwanda se ruzaba rugeze kuri byinshi, rufite byinshi ruzaba rugezeho: iterambere ry'inuza ry'amazu, iterambere ry'ubuhinzi, iterambere muri byose. Ndumva rwose tuzaba dufite iterambere. Ndumva natwe iwanjye bagiye kwashyira icyo bita umudugudu, bagiye kwashyira umudugudu. Ikintu nzaba maze kugeraho ntabwo nakivuga ubu ngubu, kuko ntabwo ntacyo nateganya. Sinzi uko umudugudu uzaba umeze n'icyo uzangeza, bari kufite icyo uzangezaho. Nubwo tuvuga ngo tuzaba tugeze kuri ibi, ariko ntabwo tuzi imirire yacu ko izayimeze. Mbonye inzu yanjye ndumva nakora ibintu rwose nk'uko ubu ngubu ayo mbona nyatanga mu bukode, nkumva rero ari cyo cyico cyanjye nyine njya mbona mpura nacyo. Igihugu ubwo nicyo cyaba gitera imbere nyine, kuko ayo naba ntanga ku bukode nabanyakoresha muri ibi bikorwa nyine, noneho bikagira icyo binyungura nyine mu iterambere nyine. Njye icyo nifuza wenda nko muri 2050 nuko tutazajya tubura umuriro nk'uko, connection ngo zibure nk'uko, yakuko biri kwangiza iterambere. Nimba wari ufite ikintu ugomba kugipinga muri firigo kugira kitangirika, kikangirika, urumva ntago buri gutera imbere. Iki cyerekezo nicyo kigomba kugaragaza inzira y'u Rwanda rudategera amaboko amahanga, nk'uko Perezida Paul Kagame yabibwiye abanyamakuru mu kiganiro baheruka kugirana. U Rwanda ruzaba ari igihugu kiri ku rwego rwo hejuru mu bihugu bifite ubukungu bwo hagati mu mwaka w'2035, ubundi ruba igihugu gifite ubukungu bwo hejuru mu mwaka w'2050. Kubigeraho birasaba ko byibuze ubukungu bw'u Rwanda buzamuka hejuru y'10%, mu gihe ubu bwazamutse ku gipimo cya 5.2% mu gihembwe cya gatatu cya 2016. Ni intego bamwe bashobora kubona ko zigoye mu gihe cy'imyaka 30 gusa, ariko Minisitiri w'Imari n'Igenamigambi Ambasaderi Claver Gatete avuga ko bishoboka agendeye ku ngero z'ibindi bihugu n'umwihariko w'Abanyarwanda. Ariko cyane ikigaragara nuko bishoboka koko. Hari ibihugu byagezeho mu myaka 16 n'indi irenzeho gatoya, kandi icyo gihe ubuzima bwari butandukanye nk'uko tumeze ubu ngubu. Twebwe dufite base ku buryo ubu ngubu isuku imeze ntabwo ariko yari imeze mu bihe byashize. Tubona yuko ibingibi bishoboka, ndetse twarebye n'ibihugu byageze kuri wa mutungo wa high income country, aho twifuriza umunyarwanda kugira ngo bare cyane nk'igihugu cya Korea. Igihugu cya Korea cyatwaye imyaka 23 kugira ngo kive kuri lower income kijye kuri upper middle income, hanyuma gitwara imyaka 16 kugira ngo noneho kive kuri upper middle income kigere kuri high income. Bigaragara ko nabyo bishoboka mu myaka 16 gusa. Ahangaha rero akenshi turagenda dusanga ari ishoramari bagiye bakora cyane mu burezi, mu guhanga udushya, mu kwizigamira n'ishoramari cyane no mu ikoranabuhanga, harimo no kugira ngo abaturage bagire uruhare muri reforms zigenda zibafatirwa, n'uburyo nanone bakangurira abashoramari bava hanze kugira ngo baze mu gihugu cyabo. Kugira ngo izi mpinduka zigerweho, abayobozi baravuga ko hakeneye kwiyemeza no kwitanga ku rwego rwo hejuru, no kutayegayega kw'igihugu mu miyoborere, iterambere ridaheza n'umutekano. Icyerekezo 2050 kitezweho gufatira mu ngati icyerekezo 2020 gisigaje imyaka 3 gusa. Guverinoma y'u Rwanda iravuga ko inyandiko ya nyuma yerekana gahunda z'icyerekezo 2050 ijya hagaragara muri uyu mwaka wa 2017. Peter Muyombano, Flash TV.